n'umuvandimwe rero reba uyu muryango ukuza n'ukunguku sibyo imirimo ese uri umutayeri nawe wa mutayeri ari hehe wa wundi wa mutayeri ari abonye umuterankunga umuha metero abonye umuterankunga igisha n'aba bakobwa dore harabura iminsi mike ngo atwite nutamwigisha harya hari ikindi kintu ahubwo nka kuriya sinabonye muzi gukora amacumu n'ingabo ibyo ngibyo nabyo umuntu ashobora kubishakira isoko urumva wamaze kubikora itorero riri hano rikennye ibikoresho warishakiye ibikoresho bakakugurira nyine ni ukuvuga ngo iyo yaba umuterankunga wabo bazabasha kugira ngo ibyo bintu bikorwe kuko ngo amuterankunga nyine azaba yinjije iki imirongo tujya mu
bababwire gahunda ya ADBR kwa cyenda gahunda y'ibikoresho by'ishuri abana bazajya ku ishuri babahe nimero muzajya mubimbaza nizeye ko abana bazajya bagerera ku ishuri igihe kandi nizeye ko dufatikanyije tuzabona umusaruro rwose ni impamvu tuzafatikanya tuganiriza abana tubigisha ubwiza bw'ishuri tubareme n'icyizere cy'ejo hazaza yewe n'ababyeyi namwe mwagera mu rugo mukaganiriza abana kandi bizagenda neza kandi tuzabona umusaruro ufatika kandi niyo gahunda hari ikitagenze neza ndahari uretse uyu munsi ndi kubona nakerewe ariko undi munsi ndi hafi yayo nzajya mba mpari nzabaha nimero ya telefone aho ntabonetse rambere ubwo zamwirenza abakobwa ni sawa ariko umugabo akaza natwe atari ikintu twigejeje natwe umuntu yifitemo ari kuko n'uwo mugabo yaje arabanza akakurebamo ubushobozi avuga ati si uyu mugore urugendo tugiye gufatikanya tuzagera hehe tuzagera ku ki hari umuhungu wabwiye wigeze kuntera sora avuga ati se bahungu abakobwa muteretse iyo mwarebye mu mutwe mubona bimeze gute mubona kuko icyo bazaha abana kirahari mwereke rero ko ujya guhereza abana kirahari guhereza abana kirahari twese dufatikanyije ndabyizeye hamwe no gusenga usanga ntabwo ari kure dufashe rwose muganiriza abana bajye ku ishuri ibindi nanjye rero abashyitsi batari babashije kugera aha twahoze tubabwira yabiyumvishije yabibwiye usibye ko hari n'abandi uko tuzagenda dukomeza gufatikanya